nanjye n'inguru cyaba shakwirebe rambura amaboko yose neza ati oya yo yahina gosh mabri urabona ko mabri oya uretse nawe kandi ko tugiye gusigara kora hano ku ndugu za gofu nawe kora ku ndugu za mushiki wawe ese bitu byawe oya nakaroko niko n'ibintu cyane uko tendi ntange nawe ugenda kuyi ngaho pe imwe uretse oya mabri uretse kuri kuta cyane kandi ndiya kabiri nabo indiya kabiri gace uretse nakema rambura amaboko hejuru kema rambura ngatari ya kabiri ayo bakugiti kamo ati bakugiti karumo bashaka umupizero kuko biremewe n'imbere y'Imana biremewe kubora musegerano ntacha nga ati ndi kukureba neza ati nta kintu kimenyetso nahita ngusiraho ati ndakwambika urupeta reka mpagare hano bakingurire ati mu mpano naguteguriye rero ati ikimenyetso cya mbere tugomba kubanza kuguha nicyo kwiyama abandi basore ati ndabanza nkwambike isaha uyu mukufe aho uzajya hose ujye ugenda uwutemberana iki ni ikimenyetso nguhaye nyabune ahasigaye ati kandi ugireba habaye ryari ati wareke se ati waruzi ko ibi byiza nzabikugezaho ati ariko amasengesho twagomeje kugumamo ati Imana yarabisohoje ati uyu munsi wananira nabyerekanye ati si cyo gusa ati pare ati reka ngo hino nyandikira mu kazi shyira ukuri urutoki hejuru ati babanza gutya ati manura gake aravuze ati gasapu ngushimira kubwiye neza n'urukundo twahoranye nawe ati ni yacu twembi apotore kuko ntacyo bitwaye rwose ati ntakintu ati pare atugereze hariya kuri Filipine yaho ko yateguwe ngaho se noneho Aimable we arimo avuga ati ndashaka gushimira ababyeyi bampaye umugeni ngaho papa na mama nibarengere ntacyo mama na papa nabo babe bitegura kugira ngo nabo baze gushimira baze kunezerwa no kwishimira amazimano nabo bateguriwe abari ku bikingi by'amarembo kwa data namwe murajya mundebera neza mundebera abashyitsi baje kuvunyisha muri kino gitaramo niba bari hafi aho muraza kurya kara kandi niba bari muri mu bayira n'ubundi turakomeza dutarame tubategereje kuko barimo barambwira ngo nabo baje kuvunyisha
ntacyo bitwaye rwose. Udashinzwe gahunda z'ibyuma ntatuvangira aguma umuntu ushinzwe gahunda z'ibyuma gusa. Reka nkwisabire n'ubundi wongereho volume gake kuri izi ndangururamajwi kuko ni naho aho ngaho yongere kuhakura ubwo ikirango ni icyo ngicyo. Ndagira ngo kandi kuko kwa data tugira umuco n'ikinyabupfura, abana bacu tugomba gutaramana nabo baze kutwubaha, dore ko bagomba kubaha ababyeyi. Ariko njyewe nkunda abana kuko ni rwo Rwanda rw'ejo. Namwe muze kugira ikinyabupfura, ntimuze kwicara bakuru batari bicara. Kija nawe uze kunsobanurira indirimbo nziza, injyana zazo. Yaranchunguye ngombuwe iko kunyishingira ubwadapfa singipfuye yena Yesu tuye. Yaranchunguye ngombuwe iko kunyishingira ubwadapfa singipfuye yena Yesu tuye. Satani yanyibukije ukiranirwa kwanjye, ashaka kuko baje banikoreye baravuze ngo ntabwo twagira mu gitaramo kwa data gutyo gusa. Reka tujyane tugeze n'abato. Yego mugaruka we nyoborera uwo musaza Daniel. Nyabune ni munteza amashyi kugira ngo nanjye nkomeze nkarame nakira mu bashyitsi baje batugana, kandi mukomeze mubishaze neza rwose. baze kiri mwabo mukomeze mutambuke. Kaze neza muze tubakumbuye yego. Kubera ko twazataye abashyitsi baje batugana, nanjye ndakaraba ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye rwose. Kwa data turatarama, agati kagaturika kandi kakamera. Mubicaze neza mwakura mwe, ibyimbo birateguye kandi mwe bugufi. N'abataramyi beza. Iriya sibo nayo yambaye ibyo ije kuvunyisha n'ibihagaze rwose. Tubanze twakire iyi sibo ya mbere ije kuvunyisha, kandi ndasaba imfura Tomasi yaje iyobora na Damien kugira ngo atambuke nawe afatikanye na Damien kwakira iyi sibo ngari yaje arongoye. Umusaza bica mu makajyambere arambwira ngo nimbwire iyo mfura mvuze kugira ngo
Thomas nyabune Thomas ye Thomas natambukira muri iki kigo cye niko bambwiye ingabira bacu nyabune nimukomeze mubashakira ibyimbo byabo kubera ko nanjye hano kwa data gakomeza nkarame ntacyo bitwaye nyabune batambuka neza batambukire kwishima kuko ntacyo bitwaye hano kwa data igihe bari kwicaza nanjye ndakomeza nkarame ntacyo bitwaye kaze murakaza kaze muri meza muje tubakumbuye yabona nimukomeza mubikaza abashyitsi kuko ntacyo bitwaye kubera ko rwanda batatu batarabaka impundu hano turazisanganywe kandi turazibonana igihe cyose mukomeze muganire neza mutwicariza abashyitsi neza murakaza muze mubamiza muze tubakumbuye murama yego inamurabami wacu urabona ukuntu bari kuza ku murya w'inanga n'abasore bose barangiza ntacyo bitwaye yego ti sawa merci nuko rwose bari kuza mubarika ibyumba byabo bagenda aho umuziki ntacyo bitwaye merci rwose barasobanutse kandi ntacyo bitwaye gukomeza niba barakwicara ngaho namwe nimuhime uruti maze muruhuke rwose abataramyi rero ni beza cyane kandi hari icyo wamenyereje wambwiye ko nituzajya dutaramisha icyo gitaramo hano kwa data Ngabisho Matayo tukabona imyugariro iranyeganyeze tujye twihutira kureba ikinyeganyije iyo myugariro njyewe rero nagiye nk'umutoya kuko ariko wamenyereje ngeze hariya ku marembo kwa data nsanga n'amasibo meza abiri hari isibo yambaye amakote harimo n'ababyeyi bakeneye abandi bateze ingore inyuma yabo nkomeje gukebuka nsanga indi sibo yambaye ibyera mbona n'amasibo abiri nitegereza imbere yabo nsanga hari inyenyeri ebyiri izo nyenyeri nazikurikiranye maze kuzikurikirana nanjye ndabaza ndetse ziriya nyenyeri ziri kujya he ariko nagiye kubona mbona izo nyenyeri zari ziri imbere y'umusaza bica mu mpaka Damiye namusuhuje n'ubwuzu bwinshi ndetse nezerewe ndamubaza nk'umusaza Damiye mwiriwe yego ese izi nyenyeri ko mbona ziguye mu mikingi y'amarembo kwa data ninde uziyoboye ziri kujya ati izo nyenyeri ndi barambye ngo wongere volume ndagira ngo nyakirire mugaruka bica mu mpaka Damiye bica mu mpaka nawe ahantu ari yarengera kugira ngo ngire icyo mwibariza ese bica mu mpaka wiriwe n'amahoro ngo uhobereho oya kirazira kikaziririzwa njyewe mfite mukuru wanjye kuko nguhobera wamusuzuguye kandi ariwe wafashe inda ya bukuru buriya niwe uri buze kuguhobera njyewe kirazira kikaziririzwa ahubwo reka nguhe indangururamajwi maze mutaramane hagati gaturika kandi kamere niba ngombwa mwitere hejuru kwa data ibisenge ni birebire ntabwo uri buzamure umutwe ngo ubigezeho ahasigaye akandi kangaruka karakata mwire mwese munyikirize cyane muri aho naho twahagera Jean Abasera makuru muri aho se yegera turamukanye
kandi biremewe. Niwongere ongera umbwire bimeze gute? Ubuki bwiza rwose butegurwa mu buhanga. Yego. Ubuki bwiza bwo kwakira abashyitsi. Ubuki umuntu asoma ku buki agacurangiye rwose kumva umutima urasusurutse, umubiri neza cyane. Unyuzwe nabwo se? Cyane. Ku buzima bwacu amashyi menshi. Yego neza, twumvise rwose tugomba kubaha iyi ngorane ikajya mu zindi. rero se Damascene iwanyu se mujya mwikoreza abakobwa? Niho mujya mwikoreza niwo muco wanyu? Iwacu tugira abasore bafite imbaraga. Yego. Kandi ntabwo tuba tugenda turi twenyine. Yego. Tujyana n'abakobwa, tukajyana n'abasore, tukajyana n'abasaza, tukajyana n'abakecuru. Yego. Abantu bose tuba tubafite. Rero mufite wazanye n'umukoreza ubu muheza noneho ubuki rwose, ubu ni ubuki bw'umutipfu. ni intwererano harya? Intwererano. Twayishimye. Murakoze cyane bakubona bose cyane. Nuko kandi ndumva umaze kuyishima n'ibyo koko, ariko uramenye ntukarya ruswa. Ndikuranga abantu bibaza kurya ruswa. Subiza uwo musaza intwererano ye. Ariko reka nongere nkubaze ikindi kibazo. Nanjye ganjyana mu bitugu bya mukuru wanjye kandi birakoreje n'ukabyumvise neza. Reka mbisubire. None si wanyu bamwajyanaga amaturo mugiye gutura yatwarwaga n'abakobwa bakagenda bo bayikoreye cyangwa bafite abikoreye? Dusobanuye kuko ari abadufititse kandi njyewe uhagarariye umuryango muri iki gitaramo simboneye kutubesha. Nutubesha n'ubundi turakomeza dutaramane dusangire ku byo twateguye tugoye bitaye. Twebwe umuryango wacu ntabwo ujya ubeshya. Tubwize ko none se umuryango wanyu niba utabesha abakobwa nibo baza bikoreye? Abakobwa bacu barateguye, noneho tugira abikozi, tukagira n'abakobwa. Nta bikozi tugeze tubona hano muri kino gitaramo cyacu. Waje utuzaniye abakobwa, ni nabo bakuzaniye uriya muto. Tubwire neza ututubeshya. Abikozi bawe bahagurutse se ahubwo batwereke. Dore gutabaje rero hirya cyabuka ngo ni umwikorozi wawe. Reka rero uriya mukobwa n'ubundi tudatinze ukomeza ijambo uriya nanjye duheneye kuza kumusuhuzaho ariko aza kumusuhuriza ndakubwira Jean Damascene hari ikindi songeraho jambere nyakubahwa rero Joseph turi kumwe. ubwo rero nageze muri icyo gitaramo ngasanga rwose kirumurije. Yego. Kandi nkabona rwose muyakirana urugwiro. Yego. nasanze mufite ingingo 3 muri kwigaho. 3. Hanyuma nange ndavuga ngo ndashyiramo nange indi ngingo yitwa ibindi. Uwo ngingo y'ibindi rero niba mwanya mbere yuko nange nashyiramo yange ngingo. Ufite ingingo ndafite ingingo nabanza ibindi ngezaho. Yego. ibindi byose nzamuke komeza rwose komeza Nyamasheke ntuzi yahagarara mu kwanika. Nyakubahwa rero Joseph, yego mu by'ukuri nsanze uno muryango wo muri abantu beza cyane rwose. hanyuma rero natwe tuba tugiye igitaramo cyiza tukaryoha cyane. Dore tukugira igitaramo mu kwezi kwashize. hazamo rero ingingo umuhungu wacu watubwiye atubwiye ati muryango wanjye rero ndabona nkuze kandi ndi kumva uko biri kose ngomba nanjye kubaka burundu. Tutase mwana ko tukumva ufite icyifuzo kimeze gutyo ariko wowe urashaka kutubeshya. Nyakubahwa Joseph, turi kumwe. nta mugabo uvugira ku busa. Kirazira. Nicyo twashakaga. Naho uzagira ngo bashaka kuvugira ku rwererano. Kirazira. Kirazira. Iwacu badutoje gutya. Yego. Icyo cyifuzo rero nari nanjye mbabwira. Ntabwo mu by'ukuri
ari amagambo gusa yego dufite icyifuzo rero yuko uno muryango twajemo yego uyu muryango twajemo nk'uko nari maze kubibabwira yego yuko hari umukobwa mufite mu muryango umusaba turatubwiye yuko yumvise akeneye yuko bakundana no kugira batatu noneho bitewe n'uko twebwe ibyo byose tunyuza muri gahunda tubanza tugasenga Imana kandi tukagira no mu muryango tukaganira ubwo rero atubwiye ati noneho rero mugende mu maze y'umuryango ko uriya mukobwa banyemerera noneho bakaba bamuduha icyo cyifuzo rero ndagifite niba nako wamubyemera mwatubwira ntabwo tugiye neza cyane bo Jacques Damascene reka gusabe uruhukiro gake ubundi tuganire niba uretse kugenda mukobwa nanjye nigira ikibazo mukuru nkanjye buriya andi yakara uriya mukobwa rero nanjye narebye muri uriya muryango waca mu bakabona kuko bakwiriye ijambo mubanze mushimiriza ububuke bw'ijambo wa muryango nugase mukuru reka nindiriye uriya musaza amaze nanjye ngize akabazo reka nsabe wa musore ushinzwe gukuraho ubupfuko aze ankurira ubupfuko kuri ubu buki tugiye guha umukobwa ariko nanjye ndi kumva